ntago byoroshye. Ubu nakagombye kubivuga mpagaze nemye, ntago tujya tumenyera urupfu, ntago rumenyerwa. Ariko mu Madeline yarateguwe, ategurwa n'Imana, icyabashaga kuzitira umutima we wose nk'uko tubifite turabahamya babyo benshi. Imana ibyo yabikuyeho, icyo yaragikemuye. Yewe no mu muryango ibyo ngibyo Imana yarabikemuye. Imana yafashe umwanya muremure wo kumutegura, hashize igihe kirekire arimo ategurwa kugeza ubwo akoze impanuka. Amaze kugera kwa muganga ntabwo byatinze, nahise mugeraho. Bamaze bamucishije mu cyuma mpari, twagiriwe umugisha tubona umuntu ubasha kumwitaho wo muri famiye. Ntabwo byatinze, hari ukuntu navuga ngo habayeho uburangare bw'abaganga, ntabwo icyo kintu kigeze kibaho. Abantu nabashije kuganira nabo bakimara kumucisha mu cyuma bagaragarije ko ubwonko, umutwe ari wo wagize ikibazo, kandi koko niko byari bimeze. Abandi bacikaguritse amaguru mwarabyumvishe, abandi batwaye amashitingi, babatwaye mu mashitingi ari ibipande. Mama Adeline nta gisebe yigeze agira, uretse ahantu yakobotse cyane. Mama Adeline muganga ambwira ko ahandi hantu yagize ikibazo ari mu rutugu, aricyo ibyuma byagaragaje, ariko icyo gihe yari asinziriye. Kuko abadogiteri twaganiriye bo ku bwonko bambwiye ko yageze kwa muganga ari umutima utari wagwa mu nda. Kuba asinziriye kuri yari muri biriya byuma ntabwo nibyo twamushyizemo kugira ngo bimufashe guhumeka, kuko ni umutima wari utari wagwa mu nda tumwakira. Kuwa gatatu nyuma y'amasaha 5 nibwo abaganga bansabye ikintu cyo kunywa, bagicisha muri sonde. Ubwo ndashaka kubumvisha uburyo ki Mama Adeline yari asinziriye arimo kurimbishwa. Ndagenda nzana icyo kunywa, yaje y'Inyange bayishyira muri sonde iramanuka. Muganga arishima ko umubiri yakiriye, ndabibona. Arambwira ati rero 8 z'ijoro udushakire ji. Se muganga ko ntaje turi bubone nzima turayikura. Ati yibona yose ni ukugira ngo turamire umutima, turamire umubiri wiwe ubashe kugira imbaraga. Nayo ndayizana bigenda gutyo. Kuva kuwa gatatu yewe n'ejo twaramugaburiye mu gitondo, muganga yishimye, kugeza ubwo dutuma potaje, kugeza ubwo dutuma tumushakira agapotaje karimo imegeri zigira umumaro cyangwa se ibyoba. Hari n'ubwo yadutumye umufa. Mu byiyumviro byanjye numvaga uwo muntu atari uwo gupfa. N'abaganga nabo byarabatunguye, kuko ibyo bamuhaga byose umubiri warabyakiraga. Mama Adeline ameze nk'umuntu wansezeye, agiye mukunda mwana ari muri mideni. Uko yasoje ambwira ati uzaze kunsura, ndamubwira nti nzaza. None nyine yarigendeye, ariko Mama Adeline rwose yagiye mu ijuru ko twavuganye amagambo. Hari undi mu mama yitwa Aline uri Bugande twaririmbanye, yabonye yakoze impanuka ahita anyoherereza voice bavuganye, mpita mwohereza nanjye twavuganye, ahita avuga ati burya Mama Adeline ari kudusezera. Rero biragoye, ariko Imana imuhiruko idashira, Imana imutuza heza. Biragoye, ni umuntu ntabona ukumvuga ko twabanye mu buzima, ari ubwiza ari ububi bwose twagiye tububanamo, ntaho mubona mu Mama Adeline. Nambwira amagambo akomeye hajya mu Mama Adeline, iki kiri kumutera akuvuga ibi. Arangije ambwira ijambo uburyo namubwise Mama Adeline, iryo jambo mbwiye uzarinde uzatanga undi kugenda. Arambwira ngo nzagutanga, ngo nzabatanga. Mama Adeline ni wa muntu utakeneraga ikibazo cyose ufite runaka, iyo wamukeneraga waramubonaga. Aho umutumiye Mama Adeline yabaga ari hafi yawe,
keretse utaramwiyambazaga. Madeline yari intwari. Madeline kumuvuga kuri uyu munsi biri kungora. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Uyu munsi wa none n'ibyo wakoze ni byiza kuri wowe, nubwo amaso yacu yuzuye amarira, imitima yacu ikaba yuzuye agahinda, ariko Mana ushimwe uhabwe icyubahiro yuko umugambi wawe ari mwiza ku bantu bawe. Ndagushimiye Kristo yuko ari wowe washimye yuko tubona Chantal, ukaba ushimye yuko yongera akatuvanwamo. Mana kuri wowe n'iby'inyungu tubiguhereye icyubahiro. Turababaye muri uyu mwanya, turihebye, dufite agahinda, ariko nanone ntabwo turi nk'abantu badafite ibyiringiro, dufite ibyiringiro ko tuzongera tukamubona. Tubabaye muri uyu mwanya, ariko tunejejwe nuko usarura kandi ugasarura ibishyitse. Mana rero komeza imitima y'abantu bari hano, reka mwa Imana yacu twuzure ibyiringiro, kandi Kristo Yesu ubane natwe muri uyu mwanya. Dutangiye gahunda rero, uzubane natwe, utuyoborere uyu muhango, kandi Kristo Yesu kugeza dusoje ube hagati muri twebwe. Komeza imitima yacu none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Nyuma y'ibi bihe, nyuma ya kino gihe turimo, hari ikindi gihe cyiza tuzongera kubamo, tutarira, tutababara, tudahangayika, ahubwo twebwe twese duhanagurwa amarira twarize turi muri iyi si. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo rero nk'uko turi muri no gahunda, kandi nk'uko iteguwe, ndetse hari igihe Imana itegura umuntu ikamutegura twebwe ntitumenye ibyo ari byo, ntitumenye impamvu yabyo, ntitumenye ikiri mu kuba icyo ari cyo, ariko tubimenya byabaye. Mu gihe gishize nari ndi kumwe na nyakwigendera turi ahantu mu bukwe, turaganira, twari mu bukwe bw'undi muvandimwe Umurambi wari wakoze ubukwe, turi Kicukiro, turaganira tuvugana amagambo yo kurangiza urugendo muri iyi si. Arambwira ati uramutse untanze wumva wifuza iki nagukorera? Namubwiye nti ningutanga nzi neza ko uri umuririmbyi, uzanshakira abaririmbyi n'abacuranzi, muzakora igitaramo cyo kuririmbira Imana, n'ivugabutumwa ry'ibyo twakoze rizakomeza, ntazagire na kimwe gihagarara, kubera ko Imana yaduhamagaye, aho izaba yaguhamagaye cyangwa yampamagaye. Namubwiye nanjye nuntanga nuko bizagenda, ariko Imana ishimwe turi mu gitaramo cya mushiki wacu Chantal, uko yabyifuje nuko Imana yabigambiriye, nicyo kiduteranirije aha, ni ukugira ngo twibukiranye ibya runo rugendo, ndetse n'iherezo ryacu muri iyi si, ndetse n'aho duteganyirizwa kujya iyo badapfa, hataba ibyago, hataba amarira, hataba ikibazo namba, ahubwo hahora umutekano n'amahoro no kunezererwa Imana. Imana rero ibahe umugisha. Tugeze mu wundi mwanya mwiza wo kugira ngo twumve neza ubuhamya bwa mushiki wacu. Mushiki wacu ni umukristo yakoreye Imana mu buryo bukomeye, igihe cye kinini arangije igihe muri iyi si akorera Imana. Turifuza rero kongera tukibukiranya imirimo Imana yamukoresheje, tukibukiranya umuhati we, tukibukiranya urukundo yakoranye umurimo w'Imana. Niyo mpamvu hano turi kumwe n'abaririmbyi, turi kumwe na korali Gibiyoni. Ndifuza ko havamo abaririmbyi babiri batuganiriza umurimo w'Imana yakoze n'urugendo bagendanye mu murimo w'Imana muri no korali, ndetse no mu itorero rya Murambi, ndetse no mu gihe kinini mu bugari bwa kino gihugu
aho yakoreye umurimo w'Imana hose bagendanye barahazi. biragoye kuri uyu munsi kuvuga kuri mama Adeline. Arakuranye, yarandutaga, ariko twari tumeze nkaho tungana, numva ndi ikigero cye kandi anduta, ariko kuko yari inshuti yanjye magara, twasangiye akabisi n'agahiye, twarambaranye, twakoranye umurimo w'Imana. Kumuvuga uyu munsi yatabarutse biragoye, ariko Madeline yari inshuti yanjye. Mu bukobwa bwe twarabyirukanye tugasengana, abantu babyibuka twakundaga kujya kurarana Kimihurura dusenga, twaza mu gitondo gusuja, ubundi Imana izatugirira neza, bizadutabara natwe tuba abantu. Namubwira ngo mama Adeline, Imana irahari, Imana irahari kandi izatugirira neza. Adeline yari mukuru kuri njye, igihe kiragera ubukwe ndamwambarira, mbese yari inshuti yanjye ntabona uko mbabwira. Mama Adeline namenye kuko yaramutse, nkamenya uko yiriwe, nawe akamenya uko naraye n'uko naramutse. Mbese Mama Adeline sinzi ukuntu namubabwira, ariko imirimo yamuranze Mama Adeline yari umuntu ugira ishyaka ryinshi mu murimo w'Imana, akaba ari wa wundi uba intangarugero, kandi umuntu wese n'ufite ikosa Mama Adeline akamubwiriraho, akamujyaha, amukebura mu nzira nziza yo gukora umurimo w'Imana. Twakoze umurimo w'Imana muri korali, icyo gihe twitwaga Umunezero, tuza gukora nyine twitwa Beyoni, ariko hari n'igihe korali yacu, amateka y'ubuzima bwagiye bumuranga ukuntu yakundaga umurimo w'Imana. Ari igihe korali yacu twari abantu 47, 40 bose barasohoka, dusigara turi 7. Mama Adeline uvuga ngo ntituzacika intege, tuzakorera Imana mpaka. Agakunda kuvuga ngo nunasi umenye yuko wasize icyuho, turi bake, tugomba gukora umurimo w'Imana mu gihe gishoboka n'ikidashoboka. Mama Adeline afite uruhinja ntiyarekaga umurimo w'Imana, ntabwo yasibaga ngo yagize impamvu runaka, hari ibibazo yabagamo, ariko wabona ukuntu aza mu murimo w'Imana. Uyu ni Mama Adeline akomeye bingana iki ku buryo yitangira umurimo w'Imana bingana gutya. Adeline mu gihe cye yakoze umurimo w'Imana mu buryo bugoye, ariko akabikora neza, ntabwo tuzamwibagirwa, yagiye aba intwari. Mama Adeline ni wa muntu utakeneraga ikibazo cyose ufite runaka, iyo wamukeneraga waramubonaga, aho umutumiye Mama Adeline yabaga ari hafi yawe, keretse utaramwiyambazaga. Mama Adeline yari intwari. Mama Adeline kumuvuga kuri uyu munsi biri kungora. Adeline hari igihe twari turi kumwe na Mama Valante mu minsi ya vuba, arava mu mujyi aratubwira, njye na Mama Valante, aravuga ngo Mama Valante, ngo murabizi ibintu nkunda. Arangije ambwira ijambo ku buryo namubwiye Mama Adeline, iryo jambo mbwiye uzarinde uzatanga undi kugenda. Arambwira ngo nzagutanga, ngo nzabatanga. Nambwira amagambo akomeye, nkajya mvuga Mama Adeline, iki kiri kumutera akuvuga ibi bintu. Njye na Mama Valante turamubwira, se Mama Adeline wabaye iki? Nyine twahuraga tugatera ububyara, nubwo twari turi mu muhanda nyine tuvuga utuntu twinshi. Ati ngenda babwiye ngo ibintu nkunda murabizi, ku munsi wanjye nzabibona. Mama Adeline ntekereza ko ari ayo magambo menshi duheruka kuvugana turi kumwe gutyo. Mama Adeline ari wa muntu duhura, hari abantu babizi, tubana mu itsinda, twahuraga mu itsinda, baducaga amafaranga atagira ingano. Mama Adeline wari ngo hoya ngo bajye bareka twivugire. Urumva rero ni umuntu ntabona uko mvuga ko twabanye mu buzima, ari ubwiza ari ububi, bwose twagiye tububanamo, ntaho mubona Mama Adeline. Rero biragoye, ariko Imana imuha iruhuko ridashira, Imana imutuza heza. Biragoye, ariko Imana imwakira. Murakoze cyane. Wabona uko avuga Mama Adeline,
reka kwandika ibitabo kandi nabyo ntekereza ko bizatwara igihe kuko ntituzamwibagirwa. Igihe kinini yakundaga gusenga, ngiye mumenya bwa mbere twahuriraga hejuru ku irebero ry'Igikondo, nawe azamuka ajya gusenga. Mu minsi yashize yaranyibukije arambwira ngo ariko se Claude, imisozi wazamutse, imigezi wambutse, Imana mumaze guhura hari ukuntu byagenze? Namubwiye nti birimo biraza. Arambwira ati, ndamubwiye se bimeze bite? Ati nanjye ndimo ndagenda nsatira. Namubwiye nti hangane, tuzagira igihe natwe tugaragare nk'abayigezeho neza kandi bizivugira. Ntekereza yuko cyari igihe cyiza cyo kugira ngo hagire ikintu kigaragarira bose, ariko Imana yo yarebye iravuga ngo oya, reka mpite nkwishyira, iramwishyira. Reka dusabe n'ubundi mama Benita yigire hino nawe nk'umuntu babanye nawe, aze atuganirize niba yaje ageze hafi. Ari hafi? Aho uri hafi? Ntekereza ko atari hafi. Reka dusabe n'ubundi mama Thierry nawe yigire hino. Ihangane, nta kundi, twebwe twese ni uko nyine. Ihangane, gira hino nk'umuntu nawe. Mu magambo make uko mwabanye nawe urakuzi, ufite byinshi wamuvugaho. nakuze kuvuga kuri Mama Adeline, ntabwo nzi ko ndi bubibashe, ariko reka mvugeho duke. Ijambo duheruka kuvugana ejo, Mama Adeline niwe wanyakiriye umurambi. Mama Adeline tubana neza. Mama Adeline yatuma nkunda umurimo w'Imana muri korali. Mama Adeline yakundaga korali cyane cyane. Ndibuka tujya gusohora indirimbo za mbere, twagiye muri studio i Remera. Yari afite Frank ari uruhinja, ariko ibyo ntabwo yigeze abirebaho. Yagiye ahetse umwana, twararaga muri studio kugeza mu gitondo. Mama Adeline rero yanyigishije gukunda umurimo w'Imana cyane. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ariko hari ibintu byinshi cyane mwibukiraho. Ariko ejo bundi Mama Adeline ameze nk'umuntu wansezeye. Mu cyumweru cyashize kibanziriza ikimpanuka, ajya kwimuka yarampamagaye, ariko ampamagara kuri uwo munsi wo kwimuka. Arangije arambwira ati Mama Thierry, ngiye kwimuka, waza ukanyimura. Yampamagaye nka saa 11. Ndamubwira ati Mama Adeline, kubera ko utabimbwiye kare, kubizi ko nta mukozi ngira ngo mbwire bano bana batahe kare. Arangije arambwira ati ariko nta kibazo, uzansura. Ndavuga nti rwose nta kibazo. Rero mbere yuko akora impanuka, hari itsinda nyine tubamo, Mama Prince yabivuze, kandi iryo tsinda nyine ribera mu rugo. Uwo munsi ariko wa gatanu, umunsi wa nyuma aza mu itsinda, wari umunsi udasanzwe kuri twese, ku bantu tubana mu itsinda barabizi. Ubundi twebwe nyine iyo usakuje utanga igiceri. Uwo munsi nyine yarasakuje cyane, akajya seka, akavuga ngumva ngo nyandike dubure ngo ariko reke nisekere. Turaseka twese twatuvuge se none twabaye iki, gutaha biranga. Twese nyine twatashye twishimye kubera Mama Adeline yarazaga twese akaduseka.
mama Adeline arangije nyine arataha ibisanzwe. Noneho ku munsi ukurikiraho witsinda wo gukora impanuka, hari mu gitondo mbona stati abantu bari bamukoreye isabukuru, ndamwandikira ndamwana Imana ishimwe ko bino byishimo bibonye, ndamwana kuva kera hose nifuje kumenya itariki yawe sinayimenya, ariko Imana ishimwe ko babigukoreye, buriya nanjye ndi mu nzira. Mama Adeline anyohereza voice ndende cyane, uyu munsi niriwe nyisubiramo, hari nabo nayumvishije. Ambwira ibintu byinshi, ambwira uburyo yishimye, ambwira ibintu byinshi cyane, arambwira tuzaze kunsura. Arangije arambwira ati Mama Thierry, nago nakwibagirwa uburyo twabanye. Arambwira ati ni urugendo rurerure, ubuzima burebure waranyakiriye, nago nyine nabisubiramo. Ndamwira Mama Adeline, icyo mwifuriza na kera na kare hose narakikubwiraga no kuzaba intwari, none ndishimye kuba wishimye. Iyo mbonye wishimye mba numva nyine nanjye nishimye, komeza wishimye. Rero Mama Adeline mu by'ukuri yaransezeye. Mfite akana kanjye kitwa Pisi, yaragakundaga cyane. Ayo magambo nayo nayapostinze kuri stati yanjye. Yari yagize isabukuru, amwaturaho ibintu byiza byiza, mitamwohereza twatuye mu jitu tumwe two kurira. Ndamubwira nti imigisha yose watuye kuri Pisi izamubeho. Rero Mama Adeline agiye mukunda, mwana ari muri mideni, uko yasoje ambwira ati uzaze kunsura, ndamubwira nti nzaza. None nyine yarigendeye, ariko Mama Adeline rwose yagiye mu ijuru ko twavuganye amagambo. Hari undi mu mama witwa Aline uri Bugande twaririmbanye, yabonye yakoze impanuka ahita anyoherereza voice bavuganye, mpita mwohereza nanjye twavuganye, ahita avuga ati burya Mama Adeline ari kudusezera. Rero Mama Adeline ni ukuri sinshidikanya. Mama Adeline yajyaga ambwira ati Mama Thierry nkunda ifoto, aho uzajya umbona hose, cyane cyane twakenyeye, ujye umfotora ifoto nziza, nimpfa ntimuzabura ifoto. Ndashimira Imana ko iya foto ari njye wayitanze. Amagambo yambwiraga, Imana imuhira uko ridashira, kandi natwe tuzapfa. Mama Adeline tumeze nk'impanga, kuko n'umwaka tuwutangira mu ishuri bwa mbere twinjiriye mu ishuri na Garidienne twayize hamwe, dutangira n'umwaka wa mbere twiga hamwe, batudodeshereza n'umutayeri watudodeye arabizi, nawe ari hano atudodeshereza udukanzu tumwe bafitaga utwase tugeretse ukuntu. Yari nk'impanga yanjye kuko twasaga nk'ababa mu rugo rumwe, nta n'urubibi rwabagamo hagati, hari akaryango ko mu cyanzu mwacaho ndaca. Twari tumeze nk'abana babana mu nzu imwe, twaryamye hamwe, twariye hamwe. Biragoye nyine, biragoye. Nge bambwiraga ntabwo ndubishobore kuvuga, numva ntabishobora, kuko dutangira n'inzira y'agakiza, umubyeyi we niwe wabigizemo uruhare, aradufasha, atutoza inzira y'Imana. Habanza Chantal, ko nabatijwe umubatizo ukurikiraho yabatijwe, dusa nk'abantu bagiye bakora ibintu. Ishuri twaritangiriye rimwe, twize hamwe ku kigo kimwe, twari abantu bameze nk'abana bo mu rugo rumwe kandi bameze nk'impanga. Urumva ko tuziranye kuva mu myaka iri munsi y'6. Turi abantu basa nk'abantu babanye bihagije. Nziranye na Mama Adeline kuva ari umwana mutonya, nanjye ndi umwana mutonya. Tuziranye twinjira mu nzira y'agakiza, tuziranye dumanuka imisozi yo mu Gatenga turirimba mu kuboko kw'iburyo turi abana. Tuziranye mu misozi tuvuna Murambi, wa Murambi, dusengera mu ishyamba. Tuziranye inzira zose twanyuranyemo n'intambara zose, zaba izo mu itorero, zaba izo hanze y'itorero, inzira zose twagiye tuzikurana. Turi ba bantu basangiraga umwaka waba wageze kuri bonane, tukirukankana udusane tw'ibitonore n'ibirayi ku musozi twizihiza umunsi. Tuziranye mu buzima busanzwe uretse n'ubwo mu rusengero. Noneho n'ubwo mu rusengero dusa nk'abagiye babutangira ahantu hamwe, intambwe ku ntambwe. Ikintu nshimiye Imana gikomeye, uyu mugoroba numva umutima wanjye unezerewe,
ni uko Chantal arangije urugendo akiri mu nzu y'Imana. Koze cyane. Ntabwo tuzarambirwa gukomeza kumva ubuhamya bwa Chantal, n'ubundi turakomeza kubwumva, ariko reka twegereze umushumba wacu Pastor Michel yigire hino aze nawe akomerezeho ubwo izindi gahunda. Ntekereza ko agiye gukomeza. Imana imushoboze. Mwiriwe neza. Dufashe umwanya wo kwihanganisha imiryango yose iteraniye hano, inshuti n'abavandimwe, abaririmbyi n'abakristo b'Umurambi n'abantu bose babanye na Chantal. Mu izina ry'itorero twihanganishije imbaga y'abantu iteraniye hano, mu izina ry'umuryango twongeye gushimira abantu mwese mwaje kubana natwe muri uyu mwanya mwiza. Mpagarariye impande zose mu ruhande rw'itorero ndetse n'uruhande rw'umuryango. Twongeye kwihanganisha abantu mwese muri hano. Hanyuma kugira ngo tuze kuza kwihutisha iyi gahunda tutagize umuntu tubangamira, kandi dukeneye kuza kumva mama Ndogo aza kuza kuduhereza ubuhamya. Abantu benshi tuzabaha gutanga ubuhamya umunsi w'ejo. Twifuje gutegura igitaramo cy'ejo guhera saa 1:30. Twese tuzaba turi mu rusengero i Murambi. Gahunda zindi zose, amakorari yacu, inshuti zaza kudutabara, guhera saa 1:30 abaringi bazaba bamaze kugera mu rusengero. Abantu benshi bazatanga ubuhamya ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo ni umunsi wa nyuma twese tuzaba turimo tureba umubiri wa nyakwigendera, turimo tumurebaho bwa nyuma. Twifuje rero kuzamutaramira ku munsi w'ejo. Iki gitaramo ni cyiza twakijemo, ariko twifuje ku munsi w'ejo ko tuzawukora. Nta gahunda zizabera hano ku baturanyi baha ngaha, gahunda zose ejo zizabera ku rusengero ADPR i Murambi. Ni byiza rero ko abantu twese ejo twazazinduka, hanyuma gahunda yose n'abatanga ubuhamya. Ubu mukanya tugiye kumva mama Ndogo aze kutugezaho ubuhamya nk'umubyeyi mukuru hano. Turaza kumva n'undi mubyeyi muri famiye hano bazanye nabaze kutugezaho ubuhamya. Hanyuma turaza kwakira mushumba Pastor Gilles, nawe ni umwe mu bantu bayoboye Chantal, kandi ni umwe mu bantu bafite ubuhamya bwe buremereye nk'umuyobozi wamuyoboye. Hanyuma abandi basigaye nzi ko hari inshuti nyinshi. Abantu bose ejo bazatanga ubuhamya tuzabahereza umwanya muremure, kuva saa 1:30 kugeza saa 6:30. Hari umwanya muremure wo gutanga ubuhamya no kuririmba no kumva inshuti zose z'umuryango. Murakoze, ndabashimiye. Kwari kugira ngo hataza kugira umuntu utaha atazi gahunda y'ejo. Munyemerere ndabinginze umunsi w'ejo muzatuhe Chantal tumuherekeze bwa nyuma. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu. Mwanyemerera nyuma muri uyu mwanya tukakira Mandogo akigira hino, akaza kugira umuntu baza gutambukana, akaza kuba bahagararanye, hanyuma tugatega amatwi Mandogo akaduha ubuhamya buri ku mutima we uyu mwanya. Murakoze. Mbere na mbere ngewe ndabanza gushimira abantu baje kwifatikanya natwe muri iki kirori cyateguwe n'Imana. Imana ibahe umugisha. By'umwihariko ndashimira itorero Mama Adeline yarerewemo. Ururimi rw'umukiranutsi rurarema kuko tubifitiye ibihamya byinshi. N'iki nacyo ni igihamya. Mama Adeline ari mu murage. Umurage yasigiwe n'umubyeyi we kuko yapfuye ari umukiranutsi. Yewe ntabwo ndi bugendere kure, kuko Mama Adeline yasize abana be abaraze
itorero abaragiza Imana mu gutaha kwiwe. Njyewe rero ntabwo ndi bujye kure, ndashaka kubasangiza urugendo rwa Mama Adeline kugeza rushoje, kuko twarabanye, ibindi ntabwo njya kure. Ntabwo byoroshye, ubu nakagombye kubivuga mpagaze nemye, ntabwo tujya tumenyera urupfu, ntabwo rumenyerwa. Ariko Mama Adeline yarateguwe, ategurwa n'Imana, icyabashaga kuzitira umutima we wose, nk'uko tubifite turabahamya babyo benshi, Imana ibyo yabikuyeho, icyo yaragikemuye. Yewe no mu muryango ibyo ngibyo Imana yarabikemuye. Imana yafashe umwanya muremure wo kumutegura. Tujya dusoma cyangwa tugasomerwa ko ibintu by'Imana bigenda gahoro gahoro. Hashize igihe kirekire arimo ategurwa, kugeza ubwo akoze impanuka. Amaze kugera kwa muganga ntabwo byatinze, nahise mugeraho, bamucishije mu cyuma mpari. Twagiriwe umugisha tubona umuntu ubasha kumwitaho wo muri famiye. Ntabwo byatinze, hari ukuntu navuga ngo habayeho uburangare bw'abaganga, ntabwo icyo kintu kigeze kibaho. Abantu nabashije kuganira nabo bakimara kumucisha mu cyuma bangaragarije ko ubwonko, umutwe ari wo wagize ikibazo, kandi koko niko byari bimeze. Abandi bacikaguritse amaguru mwarabyumvishe, abandi batwaye amashitingi, babatwaye mu mashitingi ari ibipande. Mama Adeline nta gisebe yigeze agira, uretse ahantu yakobotse cyane. Mama Adeline muganga ambwira ko ahandi hantu yagize ikibazo ari mu rutugu, aricyo ibyuma byagaragaje. Mu gihe twabanye nabo turabishaka turabihiva. Ntabwo waba wavunitse akaboko ngo bagukoreshe gutya na rimwe, ariko icyo gihe yari asinziriye, kuko abadogiteri twaganiriye bo ku bwonko bambwiye ko yageze kwa muganga ari umutima utari wagwa mu nda. Kuba asinziriye kuri yari muri biriya byuma, ntabwo nibyo twamushyizemo kugira ngo bimufashe guhumeka, kuko ni umutima wari utari wagwa mu nda tumwakira. Kuwa gatatu nyuma y'amasaha 5 nibwo abaganga bansabye ikintu cyo kunywa, bagicisha muri sonde. Ubwo ndashaka kubumvisha uburyo ki Mama Adeline yari asinziriye arimo kurimbishwa. Ndagenda nzana icyo kunywa, yaje y'Inyange bayishyira muri sonde iramanuka. Muganga arishima ko umubiri yakiriye, ndabibona. Arambwira ati rero 8 z'ijoro udushakire ji. Se muganga ko ntaje turi bubone nzima turayikura. Ati yibona yose ni ukugira ngo turamire umutima, turamire umubiri wiwe ubashe kugira imbaraga. Nayo ndayizana bigenda gutyo. Kuva kuwa gatatu yewe n'ejo twaramugaburiye mu gitondo, muganga yishimye, kugeza ubwo dutuma potaje, kugeza ubwo dutuma tumushakira agapotaje karimo imegeri zigira umumaro cyangwa se ibyoba. Hari n'ubwo yadutumye umufa. Mu byiyumviro byanjye numvaga uwo muntu atari uwo gupfa. N'abaganga nabo byarabatunguye, kuko ibyo bamuhaga byose umubiri warabyakiraga. Uko bagendaga bamuha imiti, yuwazaga wese agashaka kugenda arira, yasohokaga amuhumurije. Nkamuha amakuru muganga ari kuma, kandi nanjye nk'umuntu mukuru nkumva ariko kuri gusinzira kwiwe, ameze neza, akeye mu maso, nta bikomere, afite isura yiwe. Uko muganga yamuvuraga niko yagendaga arushaho kugarura isura. Uretse umunsi umwe nibwo yabyimbye, bukeye bwaho buri saha nkabona umwana w'umukobwa aragenda agarura isura nziza cyane. Abantu twabanye kwa muganga, Imana ibaha umugisha, sinigeze turandara kwa muganga n'umwe, twararaga turi abantu bari hejuru ya 5. Usanga abantu baryamye hariya, abandi baryamye hariya,
dushimishwa no kujya kureba ukuntu yari akeye. Umunsi w'ejo mu gitondo nibwo muganga yambwiye ati rero byaba byiza udushakiye ji idatetse ukadushakira umwembe n'izindi mbuto ziseye zitangize ku mahirwe kugira ngo umubiri we nanakanguka azakanguka ufite imbaraga. Njye numvaga mu maderine azahaguruka yemye akarambura ibiganza byiwe akongera akaramya akongera agahimbaza. Njyewe buriya mu mutima wanjye sinjya ngira amahirwe yo kuvuga ngo Mana ngo niyo wampa akantu gatoya ngo niyo ngo yaza ari ikimuga ngo babivuga karuta gatura. Biriya ntabwo njya mbyemera ngo iryo sengesho sinjya ndisenga. Nari nejejwe no kubona mu maderine ahimbaza nta cyasha afite ku mubiri wiwe ahahira abana biwe. Ibyo bikampa ibyiringiro byo kubaho kwa mu maderine. Kumva Imana irimo iramutegura. Abantu twabanye nta muntu n'umwe twagize igihe cyo kuboga bya bintu biba biri mu mubiri w'umuntu twandikira twareba mu maderine tukabona tuzamubona atambuka agenda, buri wese yikangaga ahagurutse agenda. Umunsi w'ejo rero nibwo muganga yaje kumpamagara yantumyeho ndagenda. Mu gihe twari twicaranye za mbuto yadutumye yabagize neza bampamagaye umutima utari wagwa mu nda ariko byarangiye bambwira ko ubwonko bwahagaze. Ndababwira muganga munyemerere gato cyane ngira ibyo nganira namwe muhe umwanya nkurikirane neza. Ndagenda ndamwambura ndababwira nti muganga niba hari ikindi cyo gukora njye ntabwo twabyemeranwaho nawe. Yaryaga neza twamugaburiraga ku gihe, muri make twamugaburiraga nk'umuntu muzima, umuntu wabashaga gufata litiro 2 ku munsi amasaha 24 umubiri ukabyakira. Muganga hari aho yageze arambwira ati atuzi ko hari n'igihe turwaza umurwayi tutemerewe no kumuha amazi nta n'akantu kagera mu nda. Numva ngize morale. Umunsi w'ejo rero barankundira baranyemerera dufata umwanya wo kuganira. Twanatandukanye mbashimiye mpita mbona yuko yari umuteguro w'Imana kumubona ari muzima ari nk'ibishoboka. Mu maderine mukamubona wese umubiri wose ari nk'ibikunze bishoboka. Mwese mwahereza Imana icyubahiro. Muri make mu maderine yararimbishijwe, yarateguwe, agiye umutima unezerewe. Umunsi umwe byari mu masaha ya 3 ndamuhamagara kuko ntabwo najyaga ndyama nawe mvugishije. Ngiye kumva numva ibitwenge byinshi cyane. Hari abantu b'abakobwa baje kumutaramira akimara kugera inahangaha bamukatiye amakeke barahimbaje utwo tuvideo baradufite. Yari afite umunezero usesuye. Nigeze nabaza uwo bita mama Moyize, hari n'injoro ngo bari bari kumwe, mbwira mu maderine ntempereza mama Moyize. Mama Moyize hari mu masaha ashyira 3 hafi saa 4 imbabarira umbarize mu maderine. Imana yaramusekeye pe, Imana yaramusekeye. Amenyo y'Imana cyangwa inyinya z'Imana wabonye zisa zite. Bari banezerewe cyane. Ndumva narenze aho ngaho. Icyo nzi cyo mu maderine yabaye mu murage, ari mu murage yasigiwe n'umukiranutsi. Yagarukira aho ngaho. Reka twumve mukuru wa maderine hanyuma nasoza mukurikizeho gahunda y'ijambo ry'Imana. Nanjye mukuru wa maderine ni murumuna wanjye. Mu maderine aya masaha ndongera gushima Imana ko maderine yabaye umugabo kandi maderine yamfashije kurera abana kandi nawe ari imfubyi. Ubwo nari ndi umupfakazi w'ikongo mfite abana batoya, nanjye nari umwana nagira hepfo nagira haruguru. Ariko mu maderine akaza mu rugo agatwara abana agatwara umukobwa nari mfite. Yes. Amen. Uriyegereza cyane. Agatwara mu bana nari mfite agafatamo umwana umwe akagenda akabana nawe mu bupfubyi bwe
akamugurira imyenda nk'ubupfubyi bwe, akamurera kandi akamuzana asa neza, yamuzana iwacu Igihara, bamureba bagatangara bakabona ari umwana uvuye ahantu hakomeye. Mama Adeline yabaye umugabo. Mama Adeline ndashima Imana ko Mama Adeline iyo nagiraga ikibazo namuhamagaraga, Mama Adeline akandwaniraho rukomeye, akantabara, yaba ari mu bukene bw'amafaranga, yaba ari mu bitekerezo. Mama Adeline ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, itegura umuntu wayo ikamutegura uko ishatse, ntawibaza ngo ukoze ibiki, ntitungurwa, ubwo dutungurwa yo ntitungurwa. Ndashima Imana rero ko Mama Adeline Imana yamuteguye. Iminsi yose twari tumaze iminsi tuganira, Mama Adeline yari ari mu muteguro. Cyo nashimira Imana gikuru nuko uyu munsi wa none Mama Adeline twamubonye afite umubiri we muzima. Mama Adeline muri uko kumubona afite umubiri we muzima, ubu nibyo byirato turimo kwirata dushima Imana ko umwana w'aho ari dushobora kumwereka mama we tukamubwira tuti uyu mwanya iyi saha Mama Adeline ntituzongera kumubona, nguye aho tumushyize. Iyo tuza kuba twarayoye muri shitingi ntabwo twari kubona ibyo dusobanurira abana. Ndashima Imana n'umukozi w'umuhanga. Ngashima Imana ko Mama Adeline ubwo duherukana ku cyumweru twari twagiye gusura umukecuru ariwe Mama Ndogo. Twagezeyo turaganira cyane nk'umuryango, dusasa inzobe. Ibyari bikomeye dusa naho tubiganiriraho, byari biri mu mitima yacu turabikemura. Mama Adeline mu gutaha natekereje gutaha. Ubwo natekerezaga gutaha, Mama Ndogo yarambwiye ati witaha Mama Adeline, ati witaha Mama Adeline nagende na Denise, njyewe ndasigarana nawe. Mama Adeline ati sinsiga mukuru wanjye, naze tugende tuganira. Twamanutse tuganira ari mu nzira zo kwiyeza, arambwira ati ndumva nshaka Imana kuruta uko nigeze nyibona. Arambwira ati umutima wanjye ndumva nshaka Imana, ndumva nshaka gusenga. Arambwira ati mukuru wa ndashaka ko nzaza tukajya gushima Imana, atari ko ndashaka ko utegura ahantu njye nawe tuzajya gushimira Imana. Ndamubwira nti Mama Adeline ntihari amarira twaririye Nyarugenge, ndashaka kuzaza kuwa gatatu ntitukajyana gushima Imana. Mama Adeline kuwa gatatu ubwo twari kujya gushima Imana, narazindutse njye Nyarugenge njya gusenga. Byagejeje mu masaha y'amasaha 9, umwigisha agiye kwigisha ijambo aravuga ngo niduhaguruke dusenge, ngo ariko umuntu asenge ngo asengere icyo umwuka mubwira. Ngitarura gusenga numvishije ijwi rimbwira, nterura nsengera Mama Adeline ngo Mana ndakwereka ubugingo bwa Mama Adeline. Mana Mama Adeline yabaye imfubyi, ariyubahisha ntago yagusuzuguye, ngo Mana Mama Adeline ndamusabira ubugingo. Yanyoboye nuko nsohotse ngeze hanze, amateraniro arangiye, numva umukobwa wanjye arampamagaye ngo mangu banguka nkubwira ibyabaye. Arambwira ngo Mama Adeline akoze impanuka. Nibaza ndatekereza akoze impanuka, ndaza nsanga birakomeye. Ndavuga ngo kuki namusengeraga ubugingo, Imana yamuhaye ubugingo pe, buriya ni ubugingo. Ubu rero icyo nizera ntashidikanya nuko Imana yahaye Mama Adeline ubugingo kandi yaramuteguye. Iyo umuntu ajya kwiyeza gusa Imana ishimwe kuko nta cyitungura.